dukwiriye gukura intekerezo zacu ku byatakaye. Ikintu utagifiteho ubugenzuzi, shaka uburyo ugikuraho intekerezo, ahubwo intekerezo uzerekeze ku kindi kintu gishobora gukemuka, ikindi kintu gishobora kurokoka. Icyo ufiteho ubugenzuzi, ushobora kuba warahuye n'ibizazane mu buzima ubwo ari bwo bwose, mu kazi, mu rushako se, mu muryango n'ibindi. Ni ibintu bisanzwe guhangayikishwa nabyo, kubera ko utekereza ko wabuze ikintu cyari gisobanuye byose mu buzima bwawe. Ariko n'ubundi guhangayika nta kintu biri buhindure, nta kintu biri bugarure, no kwiheba nta kintu biri bugarure. Umeze nk'umuntu uri gushaka gukura zahabu mu nyanja, kandi iyo nyanja itari nyabagendwa. Aho kwita ku byagiye, kubera icyo utafatirana ahubwo amahirwe y'ibyarokotse. Aho guhangayikishwa n'ibyabuze, kuki tutakwishimira ibihari? Kwihingamo kwishimira ibyo ufite kurushaho, ukirinda guhangayikishwa n'ibyo ushaka kugeraho, ni inzira nziza yagufasha guhindura ubuzima mu buryo bworoshye cyane. Kubera ko iyo utabasha kwishimira ibyo ufite, burya n'ibyo ushaka ntabwo bishobora kukunyura. Hari n'isomo twize rivuga ko ntugahagarike kubaho none ngo uri kwibanda cyane ku byahahise hakubabaje, ukabura ibyishimo bya none kubera hahise utazanasubiramo. Ntukaburizemo ubuzima bwiza bwa none aha ngo ukunde wibande ku hahise hatakubaniye neza. Nijya bavuga ko nta marira abaho yahindura ibyahise, nta mihangayiko ibaho yahindura ibyahise. Warira ingunguru zingahe z'amarira ngo abantu n'ibintu byari bisobanuye byose mu buzima bwawe wabuze bigaruke? Izo ngunguru ziramutse zihari, twese twakabaye turira. Ntugakore ikosa ryo guhagarika kuryoherwa n'ubuzima bwa none ngo urimo uratekereza ku byahise. Ubuzima no guhitamo kimwe muri ibi bintu bibiri: kubabazwa n'ibyo utarabona cyangwa kwishimira ibyo ufite. Kubabazwa n'ibyahise cyangwa kwishimira ibyashoboye kurokoka. Hari igihe duhora twitotombera ibintu tudashobora kugira ikintu dukoraho, ariko iyo witegereje ubuzima usanga ko iyo witaye ku byo ushobora kugenzura, ubuzima burakuryohera. Ariko iyo amaso yawe, y'umutima wawe, iyo attention yawe uyishyuye ku bintu udashobora kugenzura, urahababarira, urahahangayikira. Kandi kwitotomba nta kintu bihindura, ahubwo kugerageza gukora impinduka nibyo bihagarika kwitotomba. Ufite rero amahitamo abiri: kubabazwa n'ibyo udafite, kubabazwa n'ibyahise, kubabazwa n'ibiri mu nyanja y'ubuzima bwawe itari nyabagendwa, cyangwa se kwishimira ibyo usigaranye. Wibuke ko waje ku isi ntacyo uzanye, no mu nda y'isi uzajyayo ntacyo ujyanye. Buri kimwe cyose wakunguka rero muri ubu buzima uba uri mu nyungu. Ibi no ku gihe byakora, umuntu ashobora guta igihe kinini mu buzima bwe. Igihe cyatakaye kimeze nka ya zahabu iri mu nyanja, iri mu kiyaga. Igihe wataye ni cyinshi pe, wataye iminsi yawe, wataye igihe kinini cyane. Ariko kugitindaho byaza umusaruro igihe usigaranye. Tekereza ko ushobora kubabazwa n'igihe wataye, noneho n'icyo ufite none ahangaha ntukibyaza umusaruro. Byibuze naba nawe uracyafite igihe cyo gusubiza ibintu ku murongo. Hari abantu noneho bata igihe, nta n'amahirwe asigaranye yo kugira ikintu yasubiza ku murongo. Hari abantu baba bameze gutyo rwose. Umuntu agasigara nta kindi kintu asigaranye uretse kwikorera imisaraba imuremereye ku ruhande rumwe, yaba iyo yiteye cyangwa se iyo yatewe n'abandi. Rengera rero ibishobora kurokoka, ibyamaze gusobana ubyirengagiza. Sobanura ibishobora gusobanuka, ibyamaze gusobana bitasobanuka ubyirengagize, kubera ko nta kintu nyine wabikoraho. Niko ubuzima bumeze.